Ni ukubera iki uyu munsi tutagiye gusenga ugahitamo ko tuza kwitemberera hano ku mazi? Oya sha mwana we, wigira ikibazo kujya gusenga ko tuzajyayo n'undi muntu. Byashoboka yuko hari umuntu waba utazi gukora video z'ibitete cyangwa se izo twakwita cartoon animation. Ubu ngubu video zigezweho kandi zifite views nyinshi cyane kuri YouTube, video z'ibitete, video za cartoon video. Uraza gusanga ari video zigiye zifite views nyinshi cyane. Izi video urabona ko hari izifite views zigera muri miliyoni 145 mu mezi 8 yonyine. Izi video za cartoon ziri gutrendinga hano kuri YouTube cyane cyane, kandi uri gusanga ari iza mbere zifite views menshi cyane. Izi video rero ushobora kuba utaruzi uburyo zikorwa. Ngiye kukwereka uburyo zikorwa maze nawe utangire wikorere video za cartoon, bityo uraza gutangira kubona views ndetse n'amasubscribe mu buryo bwihuse. Izi video rero ni za mbere ziri gukomeza gutanga views. Urabona ko mu kwezi kumwe hano hari video ifite miliyoni 5. Urumva yuko rero izi video zikunzwe cyane. Mu minsi 12 yonyine views miliyoni. Urumva yuko atari zikeya. Izi video rero tugiye kureba uburyo zikorwa. Gusa zikorwa gute? Nibyo ngiye kubereka muri iyi video. Gusa wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe maze ukamenya uburyo izi video zikorwa. Izi video abantu benshi ziri kubateza imbere cyane. Izi video bari kuzibonamo views ku rwego rwo hejuru. Izi ni zo video za mbere zikomeje kugenda zitereninga hano ku mbuga nkoranyambaga, kandi ziri no gusetsa abantu benshi. Muri iyi video rero nuyireba ukayirangiza iraza kurangira umaze kunyurwa kandi umaze kumenya byinshi. Icyo usabwa ni ukunkurikira akantu kandi paka video igeze ku munota wa nyuma, kandi ndizera ko iyi video iraza kugufasha. Iyi video niyo iri buze kugufasha mu buzima bwawe bwose. Kurikira iyi video rero itangiye. Nkuko bisanzwe urasubira inyuma muri application zawe. Uraza guhita ureba application yawe yitwa Play Store. Nimba ukoresha Android urareba Play Store, nimba ukoresha iPhone uraza kujya kuri Google kuri App Store. Reka rero duhite tujya kuri Play Store. Urajya kuri Play Store. Numara kujya kuri Play Store uraza hano muri search. Urajya muri search usachingemo. Uraza gusachingamo ijambo ryo kwereka Queencraft. Usachingamo ijambo Queencraft. Nurangiza uraza guhita ureba iyi ifite logo ya cartoon iri guseka. Ubona ko yasana cyane. Ndahita ukora install, ariko ngiye kuko nari isanzwe nyifite ndaza guhita nkora open. Reka dukore open. Ukurikire video akantu ku kandi utaza gutikwa karangira iyi video nta kintu gufashije, kandi byari ngombwa yuko iraza kuri bwagufasha. Iyi video iraza kugufasha. Gusa wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe kuri channel yacu kandi nayo yacu. Urategereza gato. Urabona uko habura amasegonda makeya ngo ifunguke. Tegereza gato, urabona ko itangiye gufunguka.
Ukigera ahangaha uraza guhita ukanda hano hari akamenyetso ko guteranya. Nimba ushaka gukora iza TikTok urakanda ahangaha ku 9.16, ariko kubera twe dushaka gukora iza YouTube turakanda hano handitse landscape 16/9, uhita uhakirika. Numara kuhakirika urategereza gato ibanze yirodinge, guys. Ntusaba gukurikira iyi video akantu ku kandi. Ikimara kwirodinga ahangaha nyine urazitemo background ushaka, reka duhitemo iyi ngiyi yo ku beat, tuyihitemo. Ukimara kuyihitamo urahita ukanda next. Nukanda next uraza urebe umukaragita umwe hano, reka duhitemo uyu mugabo. Niturangiza duhitemo turahitamo n'aka kacu, ukore next. Numara gukora next ahangaha uraza kwegereza gato, nurangiza ukande no I will record my dialogue, uraza guhita uyikandaho. Numara kuyikandaho uraza ahangaha use nk'ugenda umanura buri imwe iyo ari yo yose, ihitemo rotate yayo. Ubu ngubu twashatse twayihegeka, aho twashaka hose twayihajyana, ariko reka tuyihagarike gutya. Kore save, nurangiza uraza hano kuri scan uyigabanye scan yayo, ukore save. Nurangiza uze hano cyane wemeze. Ahangaha rero ikintu uhita ukora uraza ukaba warikodinga kuri imwe. Mu kurikodinga rero, uraza ahangaha, hano ushobora no kuza ugahitamo voice, aho uraza kuri yes. Warangiza rero reka turikodinge twumve uko bimeze. Ahangaha rero urabona ko tuba tumaze kurikodinga ijwi ryacu. Tumaze kurikodinga uhita ukora save. Wamara gukora save ahangaha video yacu uhita ukora export ikirodinga gake, n'ahangaha uhita wongera ugakora export. Wowe ntabwo wakanda remove watermark, you can't remove watermark, ubwo nyine ugomba kwishyura. Ahubwo wowe ahangaha iyo ugikora export urayihorera, iyi watermark ikazaho. Wamara kujya ku video yamara kugera muri gallery, ikintu ukora ni kimwe, uhita wongera ukayiditinga. Ndaje imbere kuko ubigenza hano, wongera ugakora export. Video iki-exporting ntabwo bitinda, irihuta cyane, ntabwo itinda. Urabona ko ugeze kuri 97. Icyo wasabwaga rero ni ugutegereza gato. Urabona ko video yacu ihise irangira. Reka rero turinjireho gake ibanze iprocessinge irangire. Guys, ikintu ngusaba ni kimwe, ndagusaba ngo ukurikire iyi video ku munota wanjye, kandi nizere ko iraza kugufasha byinshi. Guys, ntibagirwe subscribe, share and comment. Guys, izi video zirafasha cyane. Nimba uri umucontent creator ugakora video uko nabikweretse, uraza guhita ubona subscribe nawe mu buryo bwihuse cyane. Iyi video iraza kugufasha guys, reka tuyitegerezeho gatoya, ntago itinda, maze duhite tureba ngo video yacu
imeze gute? Tegereza gato. Ahangaha nkwibutsa ngo uhite uyisevinga kuri galeri, uhita uyisevinga muri galeri ikahagera. ariko si papa, ni ukubera iki uyu munsi tutagiye gusenga ugahitamo ko tuza kwitemberera hano ku mazi? oya sha mwana we, wigira ikibazo kujya gusenga ko tuzajyayo n'undi munsi, ariko buriya iyo ubanje ugatembera ukamenya ibyiza byo gutembera biba byiza kurushaho. none se papa, ko tutazanye na mama byagenze gute? wimbaza ibibazo byinshi sha mwana we. ariko papa, byari ngombwa yuko usubiza. ariko si papa, ni ukubera se papa, ni ukubera iki nta kintu uri kuvuga? nta na kimwe ndi kubona uri kutubwira pe, ni ukubera iki? ariko wa mwana we ntukambaze ibintu byinshi koko, ibibazo by'ababyeyi kuko ntabwo uba ubizi nawe, abagabo dukunze kugira ibibazo cyane rega. umva mbese ibibazo se ni ibihe? mwana we ntukambaze ibintu byinshi koko, ibibazo by'ababyeyi kuko ntabwo uba ubizi nawe, abagabo dukunze kugira ibibazo cyane rega. umva mbese ibibazo se ni ibihe? ubwo ni uko wasubiza umwana ko mwihorere bebe. yego rata mama, usubije neza cyane, ariko uri kumva ukuntu papa ari kumbwira asubizanya umujinya mwinshi cyane. musebe ko se mwese mushubije iki? ndavuze ngo mwimbaza byinshi, mukomeze mureke tegereze umugabo ugiye kuduha amafaranga dore ko twakwivana mu bukene. ubwo se ushatse kuvuga ko ari nde papa? aha, reka dutegereze, reka pfe kuba nkandagura iki gitelefone nubwo nacyo ndi kubona interineti iri kuwushirana. ariko papa bebe, ko numva ahubwo utangiye kuvuga neza ra, harimo umufungo se? nta kibazo, reka dutegereze ubwo harimo amafaranga. umva mbese ubwo mvuze ikintu kijyanye n'amafaranga se mwareka kubwejagurara? ariko papa, wagiye usubiza abantu bakubarije ukabasubizanya umutima mwiza koko, ubwo ni uko wadusubiza koko? aha, mwihorere mwana wanjye, none se ko iby'isi byose mbona ari agahomamunwa, nta kundi nyine pe. umva mbese silivipure, ibyo ndi kumva mutangiye kwivugisha ni ibiki? basiga hano nigendere. oya papa, reka tugumane ahangaha dutegereze uwo muntu abanza azane ayo mafaranga, noneho turebe ko twakiteza imbere tukivana mu bushomeri. yego rata mwana, ndumva wowe ufite n'ibitekerezo bizima, ahubwo se buriya ntabwo umaze kumenya telefone ra, ko nduzi uri gukanda cyane cyane. reka umwana wanjye amaze kubibandida, ndi kubona yamaze no kumenya gukuramo pasiwadi. yego papa, ubivuze neza cyane.